Ni kwa kunda abana bagenda tubona mwana naga ahaguruka nta kamba ubwo twavuje ari ku bitaro bya kaminuza iwacu Butare nyuma yaho bada transfer tuvuze Gatagara mu bitaro bya ari Nyanza Gatagara ntavuje imyaka 3 mbona nta gihinduka kumugaburira dore buryo umugaburira kiranda kira mu muganga yadoye cyizere ko yamuvura gakira. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Benshi mu bahaciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Eva Life riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Eva Life nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye ni ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Nanagusuhuza kuri hose basha kudukurikira 5x5 n'urugendo online TV. Nitwa Samu Gakire, ndi kumwe na Jerry, kandi nimba ari ubwa mbere winjiye muri uyu muryango urabanza gukora subscribe kugira ngo dukomezanye urugendo ibintu bimeze neza cyane. Ndashimira buri muntu wese umaze kwiyunga natwe muri uru rugendo rushya, wamaze gukora subscribe ku rugendo online TV. Imana iguhe umugisha cyane. Ngarutse n'ubundi mu rugendo ndi kumwe na Sana Juice, ikinyobwa cyiza cyane gishaka kugufasha. Sana Juice gisanga mu bwoko bugiye butandukanye, harimo iz'abantu bakuru ndetse akaba harimo n'iz'abana keneye no kurangura. Ubwo urajya hafi y'ahantu cyangwa se ugiye ku kiciro cyabo mu mujyi wa Kigali ubashe kurangura. Uyu munsi n'ubundi ngubwira ngo nimba kandi uri kujya kugura Sana, wibuke ko umwana wawe wo mu rugo mutoya akeneye ikintu bita DDoS kugira ngo abashe kwiga neza, ibintu bigende neza cyane. Uyu munsi rero ngarutse mu nkuru ntari nsanzwe, ntago nari mperutse gukora inkuru zimeze nka gutya, ariko bibaye ngombwa ko nyikora. Uyu mugabo muri kureba avuye mu majyepfo, maze igihe kinini nagita ko ari kinini nampamagara pe, ntibikunde ko duhura. Hari igihe yigeze kumpamagara nanjye ndi mu bibazo bya cano, arambwira ati uzankora ubuvugizi, nyankunda kubona ukora ubuvugizi. Ndavuga nti nongera kubona aho gukorera nzaguha ikiganiro, ariko agakomeza anyibutsa yamamagaye cyane. Ndumva hashize umwaka ntagushizemo, umwaka urashize, yanyandikira ampamagara, ariko igihe cyose kiba gifite igihe cyacyo Imana yapanze kugira ngo duhure. Ibyo byose azanye umwana we ufite ubumuga, avuga ati mbabarira, nahamagaye abantu benshi, bamwe banze kunyumva, bamwe banze basi ko naza nanjye ngo ngire ibyo mvuga, kugira ngo ndebe ko hari umuntu byibuza ushobora gukomanga ku mutima gihe abashe kugira icyo amfasha. Ariko nshimye Imana ko uyu munsi tubashije kubonana, nubwo byari bigoye. Ambwiye ko ari i Kigali, nagiye ahantu kure, ariko ndigoye. Ndavuga nti ntabwo ushaka gusubira Gisagara mu majyepfo tutabonanye, reka nze byibuza. Hari igihe wasanga Imana ikoresheje abantu bayo bakagufasha. Amakuru yawe? Makuru ni meza. Nayanga abantu amazina ninde? Amazina banyita Mana ariyo Jean Pierre. Jean Pierre, mu rugo ni hehe? Mu rugo ni wacu ni majyepfo, ntara amajyepfo, akarere ni Gisagara, umurenge ni Musha, akagari ka Kigarama, umudugudu wa Karugumye. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 40. Ufite umudamu n'abana bangahe? Ufite umudamu n'abana 4. Uyu mwana mureba bavukanye ubumuga none wa 3. Uyu mwana yavukanye ubuhe bumuga rero? Uyu mwana yavukanye ubumuga
bwo kutabyuka no kudahagarara no kutagenda no kutavuga. Ubu ngubu abumanye imyaka 8 yose. afite ingahe? Ubu afite imyaka 8, yavutse muri 2014. Yavutse muri 2014. Wabashije kushaka uburyo bwo kujya kumuvuza se mu buryo busanzwe? Fango nkibibona umwana agize umwaka tubona muri kwa kunda abana bagenda tubona mwana naga ahaguruka nta kamba ubwo twavuje ari ku bitaro bya kaminuza iwacu Butare. Nyuma yaho bayoda transfer tuvuze Gatagara mu bitaro bya ari Nyanza Gatagara ntavuje imyaka 3 mbona nta gihinduka. Ubwo nyuma yaho hari umuntu yamubonye umuganga w'umuhanga umudogiteri hano Kigali yamubonye kuri televiziyo TV1 yari yaje kudusura. Ubwo umwana kuko yamuvura umwana yahoraga aryamye. We umwana yaramuvuye akarere kabashe kumuvuza karamuvuza umwana abasha kwicara ako nyuma karagaze nta bundi fasha twongeye kubona ariko uwo muganga adusezerana kuko tubonye miliyoni 2 yamutuvurira tubonye nk'abaterankunga bagira neza yamutuvurira umwana akagenda akora nk'abandi bana akagenda nk'abandi bana. Bavuze ko afite ikihe kibazo? Afite ikibazo cyo mu rutirigongo n'amaguru n'urutirigongo. Mu mutwe ho batubwiye ko nta kibazo afite ari hazima. Ikibazo cy'urutirigongo. Kandi bakubwiye ko izo miliyoni 2 zibonetse babasha kumuvura. Kuri rwose umuganga mbere umwana yahoraga aryamye ariko yaramugoroye amezi 6 umwana wana ko abasha kwicara. Ubwo yatabwiye ati tutubonye nk'abaterankunga babagira neza rwose Imana yakoresha tukabonofasha twamujyana akorera hano Kimironko twamujyana umwana akabasha kumuvura akabasha kwicara. Haryo n'umuhungu n'umukobwa? N'umukobwa mwita Mushimiyimana Angelique. Yitwa Angelique. Angelique se ajya kurya iki no kunywa iki? No kwango no kurya niyo tumugaburira n'umuntu arabikanja hako imisaye nagikora ajya ashobora kunywa kunywa nabwo umuntu aramusuka. Kumugaburira dore buryo umugaburira kiranda kira umuntu abikanja gutya none umuntu akabigarura umuntu akabimutamika reka bamuhe n'akantu ari buze gusomeza ariko bamuzanira akantu ari buze gusomeza. Ubwo nuko nguko arya ibintu byose no kutwibereye icyaye cyose no rugamba twibereyeho tubonye abagira neza abaterankunga rwose tukajyana umwana kwa muganga muganga yaduye icyizere ko yamuvura agakira. Ubuzima bwawe se bumeze gute? Ubuzima bwanjye naravuje urumva amafaranga yashizeho cyane cyose mbega mu rugo ngo nta kintu gifite na gitoya hako gumva naravuje Gatagara nyuma aho munza kuvuza nani Kigali akarere kamaze guhagara kumutuvuriza nanjye nirwana ngo nta kintu mfite mu rugo na gitoya rwose urwo narushenye. Ubu nyine twibere mu buzima busanzwe iyo mbonye iki kimutunga none kubona n'iki gitunga n'abandi bana n'urugamba ndi iki mu buzima busanzwe. Ndi umuhinzi. Madamu wawe? Na madamu twese turabahinzi kandi nabwo imirima no kwatisha uvuga ngo imirima twari dufite twarayigurishije kubera kuvuza uwo mwana. Uwo muganga muracyavugana? Turacyavugana rwose n'ubu ngubu ifite nimero ze. Yakubwiye ko ayo mafaranga abonetse umwana ashobora kuvura? Tubwiye rwose tubonye abaterankunga hano yewe ntabwo nabona amafaranga kuko ni menshi ntaho nabona yavana ariko tubonye nk'abagira neza bakitanga bakareba uru rugamba turiho bakatugira ibintu bakadufasha rwose twamujyanayo akakavurwa agakira. Mu kumufasha se mu gihe yakeneye nko kujya kuri toilette n'ibiki kuvuga ngo niyo ashatse kwituma nyine ubwo ko atavuga abikora arahari niwe kunyara byose ubwo abikora arahari cyeka nk'iyo tumubaye hafi nyine cyangwa se umuntu akamenya isaha ari bubwitumire umuntu akamutega po. Ntabwo byoroshye mwa bantu mwe ntabwo byoroshye njyewe mba mbuze ikindi kintu ndi burenzeho rwose iyo ndi gukora ikiganiro nk'iki icyo navuga nuko mbere na mbere Imana niyo ya mbere igomba gufasha umuntu
twagira n'amahirwe kugenda iyo agenda akurura hasi akabono cyangwa se akagenda azenguruka we niko agenda nyine niho nkaho yakagenza bere kwa mugenda nuko nguko twibereye ababyeyi aramutse hagize abagira neza bakitanga bagakurikirana inkuru ari abanyarwanda bo hanze ari abo mu mahanga bazareba iyi nkuru bakareba urugamba ndiho bakagira umutima wa kimuntu bakumva badufasha rwose nahabo andi mana yazabihembera. ntabwo bigeze kugira abandi bantu bageze ibyo byose warambwiye ati hari abanyamakuru benshi nagiye mpamagara bamwe na bamwe nakumve cyangwa se ntibabashe gukorera ubuvugizi. Nta muntu n'umwe wigeze gukorera inkuru y'ubuvugizi. Ari umunyamakuru yigeze kudukorera inkuru nyine atutubwira ko azadushakira ubufasha bwa miliyoni 5 tukavuza umwana none nyine ubu ngubu ntabwo nyine tukibasha kuvugana kwako twumva hari kafunze yarafunze. Yari yaje kubakoresha ikiganiro dusanze ni Kigali kwa muganga yakoreshaga YouTube yakoreshaga YouTube. Mu bantu bafunze harimo Bandera Theo, harimo Cyuma, harimo na Cyuma Diedone na Karasira na Aimable Karasira. Abo rwose bari batubwiye ko gukora ubuvugizi tukabona ubufasha bwa miliyoni 5. Umwana reka twaze umwana kana mukutazana kujya kunywa no kumusuka. Bikorera kureba hariya kugira ngo nuko nguko raryoshye. Nuko twibereye ababyeyi aramutse hagize abagira neza bakurikirana inkuru bakareba urugamba ndiho bakumva badufasha haba hanze cyangwa mu Rwanda rwose kandi Imana yazabihembera. Kira Tebanga agenda bere kugenda Zahan raryoshye. Kwihangana umugabo no kwihangana abantu badukurikiye umuryango mugari abantu bose bakunda kureba ibiganiro byacu abantu bafite umutima mwiza nabanje kuvuga ngo Imana ntako byageneza ariko nzi ko musanzwe mufasha abantu dukorera umugisha basi uyu mwana afashwe ufite ugira telefone ndagira aramutse agize abagira neza bakitanga bakareba inkuru kandi ko bagiye kuyikurikirana benshi haba bo mu Rwanda haba no hanze y'igihugu cyacu bakareba urugamba ndiho bw'uyu mwana bakumva ko bagira umutima kimuntu bakadufasha kuvuza uyu mwana no kumwitaho. Nimero yanjye ya telefone banshyiraho ubufasha ni 078 140 62 59 078 nanone ni 078 120 85
94. Izo nimero ebyiri nkoresha za MTN ziri no muri mobile money. zino muri mobile money. Amazina yanjye ni nta WhatsApp? oya ntabwo nkoresha WhatsApp. Okay, nta kibazo iyo niyo nimero ye, wenda tukaza no kuza kwishyirira ikiganiro. Hari ukuntu abantu benshi bahura n'urugamba nk'uru gihe kinini usanga bageze igihe hari abantu hari ababyeyi njya mvuga ngo n'ababyeyi gito akagera igihe akumva ari inubye ati uyu mwana nibicu, ugasanga urwo rugamba cyangwa se ibyo bihe ugasanga abantu bo mu muryango umwana baramwanze bose bakuvuyeho, usigaye ari wenyine, cyangwa se n'umugore mwashakanye, cyangwa se nawe ubwawe ukumva avuga ati ntabwo rwose, ukumva mbega urananiwe bitewe n'ibyo uri kunyuramo. Mu by'ukuri uyu mwana ndamukunda pe, numva rwose ko umunsi umwe muribuka Yesu yakijije umuntu umaze imyaka 38. Numva ko nanjye urugamba ndo kandi kuzorangira kandi rukangira neza. Numva ko Yesu azahagurutsa umwana wanjye mu bitangazo yakorera uriya muntu umaze imyaka 38. Numva ko nanjye agiye gukorera uyu mwana wanjye agahaguruka. Rwose nibyo cyiza nifite, numva turamukunze, tumukorera ibishoboka byose, haba icyo kurya turemera tugahaha, tukanikopesha, tukanayahingira, ariko uyu mwana tukamwitaho mu buryo bushoboka bwose. Ni ukuri rwose naho bagira neza rero bagiye gukurikirana bakumva ko uyu mwana badufasha kuri urugamba turiho mu mibereho ndetse no mu rugo inzu yacu igiye kudutembagaraho, bakadusanira inzu, bakatuvuza umwana. Rwose abo bantu Imana yazabihembera. Imana izanshoboze basi tuzaze tunahagere. Ni byiza ko byari byose tuba tubimenye nka gutya, namwe abantu badukurikiye murabyumva ko yizera ko byari byose Imana ariyo ya mbere yo kwizerwa ko izabikora, kandi ko abyizeye. Ariko none tukavuga ngo reka dukoreshe n'ubwenge Imana yaduhaye, tubwire abantu ikibazo dufite, kuko Imana ikorera mu bantu. Kandi hari igihe tuzagaruka hano ku Rugendo Online TV turi mu mashimwe tuvuga ngo Imana yarakoze ibi bintu yabigenze neza. Nanjye ibyo bintu ndumva mbyizeye mu mutima wanjye ko icyo gihe kizagera. Ndabyizeye nanjye rwose, numva ko mfite ibyiringiro ko abantu bagiye gukurikirana ino nkuru ari benshi cyane, haba hanze y'igihugu. Nzi ko bakurikirana Urugendo TV, haba muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, bayirebe umunsi ku wundi, bakagira ishyaka ryo gufasha no kwitanga uru rugamba ndiho. Rwose abo bantu ndabakeneye kandi Imana izabihembera. Imana izabaho umugisha cyane. Reka dusoze wenda tumurike kuko yakoze urugendo runini aza. Ntabwo ngiye numvaga ko igihe cyose navuganye nawe ntabwo nari mbizi, ntabwo nari nzi ko nyine ufite ikibazo kiba kimeze gutya, ntabwo numvaga ko umaranye ikibazo igihe kimeze gutya, ariko nanone ubwo Imana yari yabishatse ko tuzabonana uyu munsi. Kandi reka twizere ko iki kiganiro kiba cy'umugisha kuri we ku rugendo wakoze, kandi Imana ikumva. Abantu bose badukurikiye mugira umutima mwiza, umufashe. Ufite gitoya ntago gufasha bisaba ko uba umuhaye bya mirenge, ufite gito umufashe. Nimero ya telefone ndayishyiraho hejuru. Nyaboneka bantu, nshuti zanjye, inshuti z'urugendo, bantu mudukunda, mukunda ibiganiro byacu, babe 2, babe 3, babe 100, baba abantu 10,000 cyane, mube abo mugisha kuri iki kiganiro. Amen. Amen.